harimo bamwe bari bibaza ngo ADPR kuko itakoreshaga abagore ngo baba pastori igiye kwakoresha mu ruhe rwego iri Peace Joyce mu pastori Revera Solange ntabikora neza ze umukize ku rutonde n'abagabo babikora nkawe wasanga arusha abagabo hano n'icyangu. Ikaze kuri Peace Joy TV ndi Clement Bajyamaye nkuko musanzwe mutumenyereye turabakunda kandi turabishimira umunsi ku wundi. Tugarutse rero nanone tubagezaho byinshi bitandukanye. Ibihe byiza aho murereye mu nce zitandukanye hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, muri Afrika, Arizona, ngo muri Amerika, muri za Amerika, Burayi, Aziya, Australia, ahantu hose hatandukanye tubaha ikaze. Twabatumiriye umugabo w'inkorokoro ni Prophet Neza Moses, akaba umusesenguzi, akaba umunyamakuru. Uyu munsi twashatse ngo aza tuganirize cyangwa se tumubaze kumbonize umuntu usanzwe umenyereye kuva muri social media icyo avuga kuri ibintu byateje ijambo basigaye bitangwa kasamutwe muri ADPR byakwirakwiye. Nubwo njye ntarabona ibarwa isingaho na representant legal Isayi Ndayizeye umuvugizi wa ADPR, ariko ibintu byasohotse ati n'abagore bagiye kujya babashumba muri ADPR, abapastor muri ADPR, byateje imvuru n'impagarara ku buryo abantu benshi ari kubikomanta ugasanga bamwe ntibabyemera abandi bavuga ntacyo bitwaye. Tugwaye ikaze, uraho neza? Yego Professor Bagimahe ari Kamanzi. Nari ngukumbuye. Nanjye nishimiye kuza hano. Abadukurikiye twavuze kuvuga amazina yawe. Yego. Ibintu biri muri social media bitandukanye bigaruka kuri ADPR, itorero ryiza cyane rikunda gutanga amakuru, inkuru rizi ukiriya content rwose, itorero rigaruka cyane mu itangazamakuru n'abari bamo bagomba kugaragara cyane muri social media bikomeye. Iki kintu cyitwa ngo ajye gusengerwa abagore muri ADPR ucyumva gute, wacyumvise gute, ukivugaho iki? Ahubwo bari baratinze kuki se umugore ataba umushumba wundi kuki nyine ntabwo ngenda gisubiza ko siyashyizeho amahame, ariko barayafite ko abagore badasengera ku pastor ariko bakaba barimo gusa. Representant wa ADPR mbaye mushimiye, ahubwo we waje akamena ayo mategeko akandamiza abagore bamwe akimakaza abandi ko umugore arashoboye. Umugore ubyara umuntu yayoberwa gute ko uyobora itorero? Ibintu rwose yakoze ibintu byiziza yahari yegurira akafanta ka orange. Niba koko yabikoze bikaba byabaye akaba atari bivuga bikaba biri official akaba atari bihimbano, ariko uko ndi kubibona ntago ari impimbano. Oya ntago ari impimbano, byaba ari byiza rwose cyane. Ndetse ariko ababivuga ngo no itorero rimaze imyaka hafi igiye kuba ikinyejana, nibishaka ribe ibinyejana 20 n'akazi kabo niba iki bidahinduka. Ushatse kuvuga ko se muri ADPR system yayoboraga kuva muri 1940 nkuko babivuga, ese kuba batarasengeye ubupastor abagore ntibasengera ku pastor n'ubushumba, ubu ngo bakaribwa bagiye gusengerwa. Abambere bari baribeshye cyangwa abo ngubu nibo bibeshye? Bari barabakandamije, bari barabakandamije kuko numva bakabutura bashinga ADPR bicyango. Hari amateka y'onzi atari menshi ariko ndayazi uko batangiye idini rimeze niko ryari rimeze 2010. Oya byari byarahindutse. Niko ryari rimeze 2005. Ndagusubiza ngo oya ntago bakabutura barafite vision yo gushinga hotel Dove. Oya ntayo. Byaje bizanwa n'impindura amatwara. Akwisigize gute igeze. Hari fake news yasohotse ngo amapantaro n'amajipo n'iki baravandika, ahubwo niba byatangiwe nabyo biraza kuza. Fake news yavugaga iki yo? Yavugaga ngo ADPR yashyize hanze yuko yemerewe amajipo magufi n'amapantaro no gusuka no gutobora amatwi no kudefiriza no gutobora amatwi cyangwa n'amazuru. Uye ntago amazuru byari byanditse. Iyo ngo bayigira fake news. Njyewe bambaje naruboreka mbivuye kuri Peace Joy mu mboni zanjye 2024 2025 bishana na gatandatu ibyo bintu bizaba byarabaye 2025 bishana na gatandatu ibyo bintu bizaba biri ku ibintu bise ngo fake news. Aho isigeze ntabwo Imana ituye mu majipo n'amafya. Oya ADPR satani se satani aba mu muntu n'Imana iba mu muntu, ntabwo biba mu myenda byose.
buriya satani ashobora kuba umuntu n'Imana ikaba umuntu. yego Hanyuma twagiye ADPR ati wowe bari baratinze kuko Izayi rwose noneho akantu yakoze baba we akantu keza cyane. none se Moses ndavuga ibintu bitatu bituma umugore ayobora itorero. Kwanza niwe wamamaje inkuru ya Kristo bwa mbere yuko yazutse. Urumva icyo kintu noneho abagabo ntago bari bahari. Unyumva neza? N'abagabo nibo bari kwamamaza inkuru ya Kristo kandi abagore batagize batarimo aribo biboneye bagiye mumva mu gitondo cya kare bajyanye ibihumura neza bagiye gukira kumva basanga yafufunutse Yesu yazutse. Bisobanuraga aba bagore nibo bakabaye ari abantu b'imbere bari representare garahu. Icyo ni kimwe cya kabiri. Icya kabiri umugore afite standard ikomeye. Kwihangana ko umugore no kumugabo biratandukanye. Ariko umugore ari macuwa cyane mu kuyobora. Umugore ayoboye reba nka Roza mushiki wawe. Ujye mubona. Reba ahedinze ibina ahedinze byo. General Secretary General de l'OIF. Okay, urakoze cyane. De la francophonie. Okay. Numuhanga. Sibyo? Wowe utanzeho urugero. Abamama babashumba se bangaye babishoboye. Itoro amatorero yabakomeye cyane. Abapapa ngo abamama babashumba. Iri Peace Joyce mu pastor. Ni Revera Solange. Ntabikora se ntibyakunze. Ntabikora neza se. Umukiza ku rutonde n'abagabo babikora nkawe. Wasanga arusha abagabo nk'hano ni cyangu. Uzimamvu bavano ikigali bakajya cyane abarusha. Donc rero abagore barashoboye bafite imbaraga bafite iyo mood iyo sinzi kuntu nabyita kuba ADPR yabikoze yabera hombye kuko itabikoze kera iri mu gihombo yarisanga so mu gihombo ku ubu ngubu rero yabigiye gukora umurimo kweri kakahava. Harabavuga ngo irabayisanishije n'amacace kuko arabashimuretse gacha arabashinza amadini bavuye muri ADPR bagumutse kuri ADPR bavuga ko bagiye ko muhamagaro ahandi bajya gushinga amatorero yabo bari mu bose bagiye bakomera bashinza amacaces bagiye baturuka muri ADPR ati se nibyemera gutyo irabayisanishije nabo iramaze ubutumwa bwiza ni bumwe ku isi yose. Umwihariko wa ADPR surabuhe kandi wiki wibikize nariko kugira gasatsi kanatirere kugira amajipo maremare byari myihariko ya ADPR. Ibyo ntabwo Imana ibyo ngibyo ntabwo Imana ibizi. Ikindi Imana izi ni umutima ukejejwe weje. Imana imenya abambara bikwije n'abasa neza. None se abatambara bikije nk'abo mu Bushinwa n'andi basani bakizwa barakizwa ahubwo amadogitrine yaho twavukiye ayo nanuba aracyadukocora akaduteza n'ibibazo. Nawe wavukiyeyo banza nibaza twagezeho twabikomoye. Noneho rero reka mvuge niya yego ubuzima butarimo impinduka ntago bari ubuzima. Ariko impinduka zose siko zakirwa kimwe bitewe n'uburyo ibintu harimo bamwe bari bibaza ngo ADPR kuko itakoreshaga abagore ngo baba pastor igiye kwakoresha mu ruhe rwego birungura iki biratanga iki. Reka mvuge bino bintu. Icyambere nukuvuga ngo hari imisozi mu idini rya ADPR imeze nk'irumbara yembese ngo ntabwo ikorwaho. Icyo ni icyambere kibereka yuko usibye Imana idahinduka ibintu byose bigira bite birahinduka. Icya kabiri rero umugore muri ADPR yakoraga inshingano zose akaba umudiyakoni sibyo akayobora korali cyangwa amakorali sibyo agahagarira runaka ikintu mu itorero bikemera bikabaho abagore cyangwa se n'iki byose akaba na mwarimu. Yego ubu rero kuki umugore yabaga mwarimu ntabe pastor mbaza icyo kibazo. Kuki yabaga mwarimu ntabe pastor? Ndavuga ibintu bibiri. Ngabagabo kera ngo bamwe barya gihene abagore bakanga kuyiryaho hari ibintu bakanga cyangwa bakayibima. Turabigereranya nk'uko kuki umugore nyine yabaye mwarimu asita pasteur bakarindirwa kumugira pasteur ntabwo uri kuvamo ikintu ndakikumvisha
kwikubira ya mico ya kera ngo umugabo araha, umugabo ntakorwaho, umugabo ntavugirwamo, umugabo akora ibi, umugore ntiyakora ibi. Ibyo byari bikirandinga muri ADPR. none abatabyumva ntibarateze impagarara. Oya, abo ngabo baracyari muri ya mico analogue kandi turi muri digital. Itorero rirakomeza ni rya Kristo. none se abagiye kubera kudatemera kudefuriza baragaruka se bashobora gutagaruka ariko twase twamamaza ubwami bw'Imana. Abagiye bagahabwa ubushumba ihandi bashobora kugaruka bakakirwa bose Izayi yabakira kubera ko atabakira. none ushatse uvuga ko Izayi ari civilize kurusha bariya bakera se cyane, ariko buri gihe cyose kigira civilization yacyo. Izayi namwemeye cyane, hara yakubise ku ya nyayo nziza. Bagatangiye kuvugwaho ko bagiye kuba abashumba badamu bamwe na bamwe, ugeze umumvaho ba madamu Asiya. Numva ubu watawe umushumba ko nagarongera kugira umugabo kereka afite umugabo, niko biri bivuga. Bavuga kuri Pastor Mutesi, sibyo? Ni ADPR se ubu yagaruka muri ADPR. Havugwa n'abandi benshi bagiye batandukanye. Reka nivugire aya magambo. Rwose umugore wese ashoboye kuyobora, arabishoboye. Muri make ukumboni zawe kuba baba ba pastor muri ADPR gusengera abagore bakaba pastor, kuri wowe ntacyo bitwaye kuri njyewe ndanabishyigikiye cyane, nanabirwanira. Abatabyemera urababwira iki? Nababwira yuko bagomba gukizwa kuko abagore nabo bafite inshingano imbere ya Yesu, kuko ntago umugabo yahawe inshingano ngo umugore areke guhabwa inshingano. None se Yesu uko atagize intumwa z'abakobwa cyangwa z'abagore byaterwaga n'iki? Nagiye nkubwira kubera imico y'ahantu hagiye hatandukanye. Yesu yaje yisanishije n'umuco w'ahantu yari avukiye. Yego rero ariko ubu ngubu hano turi mu Rwanda, ubu no muri Israel abagore bahedinze amacaca. Kuki se uvuga ngo oya? Kuki uvuga se ngo yabikoze neza agahindura ibyari biriho? Ubu habaye umushehe w'umudamu ntibyaba kasamutwe cyane ikivuga bitewe n'idini n'imyizerere yari. None kuki we yabahinduye imyizerere y'idini byashinzwe kera akaba bivanyeho? Ubwo ni yerekwa yagize. Ryaba yerekwa ryiza cyangwa ari ibi? Ni ryiza kuko nyine rije muri iki gihe. Iki gihe kimeze gute? Iki gihe kigezweho. Kigezweho cyane, ntabwo cyari kigezweho. Kera ntabwo byakunda. Ngoma ya Yesu na ba Yehoshafati na ba Melkisedeke ntabwo byari bigezweho. Ubu rero bigezweho. Kandi cyari Imana yakoze ibitangaza byinshi kurusha ngubu. Yego rega hari nyiri igitangaza no gukora igitangaza, hari na generation izaza. Niwe butuma ugiye guha abantu rero batabyumva batanabyemera. Bashaka ibiyahure wana, ibyo ni ibiki ariko niba utumva ibintu umushumba mukuru yavukoze urumva utari igipinga cy'idini nawe urabwira iki Izayi? Oya nabahagarike byose nibiki umuyobozi saba muvugiramo, ntago umuyobozi avugirwamo, ntago bibaho. Nase shoboni n'aba representant legale akaba ari umugore noneho agasimburwa n'umugore, bizagenda bite? Bazarivamo se? Bazarigumamo nayo bari kwivugisha. Dufite abanyarwanda hano n'abanyarwandakazi bamwe mu idini ya ADPR bagira ngo bavuge bumve biva mu mitwe y'abantu, ubwo rero barabyumvisha. Izayi n'abahagarike. Ubona si icyiciro cyaba kitabyemera cyane ari n'abadamu cyangwa n'abagabo? Icyiciro kitabyemera n'abagabo. Abadamu ahubwo bari gukoma amashyi yombi, kandi umubare munini w'abakijijwe n'abagore. Rero Izayi nakomeze. Ariko ngo nahise akubitwa n'abagore bariraga, abagabo ntibariraga. Abagabo se umugabo nk'ukere mapfa kurira koko biragoye. Yego byaba ari ikibazo gikomeye kitoroshye. Shuti bakunze kuri Vision TV twabakirije Prophet Neza Moses, akaba asanzwe n'umusesenguzi, akaba n'umunyamakuru ukunda gusesengura ibintu bitandukanye. Ati kuri we gusangira abagore byari byaratinze, ariko hakibazwa mbese abatabyemera bo barajya he, barakora iki? Bo barajya mu macace yandi. Uzi icace nitemera abagore ko babwira, ariko nabo barabwiriza hanze bafite taxi, barajya mu bahame. Ona ujya kuruhimbi. Ubwo nabagabo utumyayo bagende abatabyemera. No honyine barabasigariye. Cyangwa bashinga amacaca. Muri make kuba byakozwe ntibikwiye guhungabanya ivuga butumwa rya ADPR. Nta kintu cyahungabanyitseho, ahubwo agiye kwiyongera guhinduka. Ko abizera bashyashya. Ubutumwa butanze nabutanze, abadukurikiye babyakire gute? Babyakire neza, bumve ko ntanga yacitse amabere, bumve ko ari byiza, kuko umugore ahari hose byashoboka yabikora byakura. Arakoze Ineza Moses ati kuri birabyara, umugore akarera, umugore akihangana. Uzi ibintu umugore yanganira umugabo atakwihanganira byinshi cyane. Umugore abagabo bo ntibihangana.
umugabo se utihanganye urapfa ariko umugore we don't touch umugore umugabo atabana umugore ntatabana murakoze cyane iyo ateye umwana uba wita ikindi kintu abagore barashoboye baba bashumba bashumbe ahubwo njyewe mu kwimikwa kwabo nzaba mpari cyane rwose urakoze cyane nshuti bakunda rero dushimire neza Moses nanjye bashimire kuri Peace Joy TV ati kuri we nuko ayibona Peace Joy TV ni yanyu ni yacu wakire gute kuba twakwakira muri Peace Joy TV ni sawa rwose turashima Imana kwa Reverend Pastor Solange Habineza Solange Habineza na Bishop Habineza bashimire cyane ibihe byiza ate abagore welcome mu buyobozi bwa ADPR ku Pastor Kigaruzo Pastor cameraman atandukanye n'abandi dukameraga kuri Peace Joy Peace Joy uyu wameze neza Peace Joy se suyu hari undi wigiza kamera mwabaga he ariko ni kuri manza kuri dana oya birekeza ati murakoze cyane uyu zuru kumubona gute wamukoze uyu n'umunyamavuta aramurusha cyane rwose urakoze cyane merci turashimire cyane rero ibihe byiza reka tuzongere tugaruke mu bundi buryo umwe ku buryo kumwe ku bundi nyagasani abahire mwebwe mwese ciao ciao